nje kambabaza mwagakuyeho ati se nindagakoze ni wa muganga umeze gutya na gutya aturiya no mudogiteri yagira ngo arebe iki ko yambwiye ko atavura nyine bitangira mbabwira ubabare burakuvugisha arareba iki ko atavura namugata ahubwo muguvura hati mvura genda uhamagara uriya mubirikira naravugirikira kuko na uwo mubikira oye uwo mubirikira pastor numubikira ufite kakanuza yambara ko mu bakatolike yarari gusengera abantu numubikira bari byo reza kandi nkabona sindi ubishobora numbaze umutima wavuye aravuga ati fata kuri tuwarete ushireho ivi birakunda numva ni nk'akantu kanyongoreye ndavuga se ibyo se kandi ubimbwiye ari he ndavuga toke kambikora ayifata merani none ikibazo uzayicare nabyo ni ikibazo ndarira umutwe nwubika muri cya gisororo ndiriramwe amarira agatuma wambabariye nkapfira hari ikintu byagutwara basi unkuyemo umwuka nipfira uburona nagiye kurushya abantu koko umutima urongera urambwira ati urira marigarura kanda urajyaho yewe ndabantu batazi Robert ntago azi nanjye najyaga mwumva ariko nayo ntaramubona waruzi ko ari ikigabo kinini cyane goko ankubye nk'ishuro nk'ijana none sanze wapi araringaniye n'umusatsi mwinshi Roba je nitwa Sanyu Margaret ariko amakuru mfite nuko ukunda pastor Fanny iyo uza kubura nk'inoze uri konterereye kozakora gagira umuntu ukurya cyumbesheje nago ukunda pastor Fanny ndamukunda cyane nta hantu wibeshye rwose ariko nawe ndabizi ko abizi yego turakwakira rero ku Isezerano TV uyu munsi waje kumusura yego twebwe ibyacu ni kamera urumva yambwiye ko asura noneho rero aje asanga nyine uyu munsi wabizi ko yari wo munsi dukunda gukora ibiganiro yego noneho asanga rero n'Isezerano yadusoye ndari navuga rero uyu muntu ubushize yantumye ambwira ko nkunda buriya mu buzima ujye ushimira umuntu akiriho uzamushimira atakiriho ambwiye ko nkunda njya mu rugo rwabo turashimira n'abantu batumye tugera mu rugo kandi iyo umuntu akubwiye ngo usure ntago ugabanya gusura nawe turagutumiye ubwo rero ngezeyo numva ndishimye nanjye numva ndamukunze aje ubundi yarambwira ati ndumva noneho nshaka kugusura nambwira umunsi uko turasa nkaho wenda iyi minsi mfite akazi kenshi ambwiye uyu munsi nabwira ni karibu n'ubundi nubwo ndi mu biganiro nibuka ko nanjye mfite inshuti yanjye ndavuga ngo naza inshuti y'Isezerano kuko kuri pastor Fanny ho ntabwo uri umushyitsi ugura umusango rero niyo mpamvu ariko hari impamvu yari yatumye tumusura inshuti gusiga indi iyo mpamvu ndaje mukanya imenye undi Sanyu ni muntu ki wenda mu magambo make abantu bo ku Isezerano TV bamumenye ashaka gukunda guseka cyane ndabikunda cyane ko mu buzima bwanjye ntabwo njya nkunda umuntu mbabaza ukunda keya yes ati wabimenye tugwaye keya akwibwira abantu badukurikiye ni muntu ki murakoze ko makeya Sanyu ni umufiyemeri nicyo cyambere mfite umwana w'imyaka 5 w'umuhungu ariko wenda ushaka kuba mvuze gutyo umuntu akibaze se wabyaye umeze gutyo oya umeze gute Sanyu umeze gute wenda ari umuntu ushaka kubona ati se ko tubona urukweto rumurundi rurihe yego ibi ni byaje vuba ntago negize mbivukana ubundi wavutse nawe wambara inkweto ebyiri nk'abandi cyane cyane
ntabwo ariko nakuze meze kuko kugira ngo mere gutya ashize umwaka urashize meze gutya nagize ikibazo ndarwara nabanje ndwaraho corona iza gukira imaze gukira ubwo nari nkiri kwa muganga akaguru nkafatirwayo akaguru kubyuka bikanga ndi mu bitaro bya corona nabanje mu gatenga mvayo bahita bantwara mu bitaro bya Nyarugenge ngezeyo niho nabaye igihe kinini nk'amezi nk'abiri urwaye covid yari imaze kungabanyukamo mo gakeya iyi ngiyi ya gatatu kino cyiciro niho nafatiwe bwo barambwira ati rero ati sisa kurwaye diabete rero ati si diabete nge ntago nzi byari byo ati se wumva uruhe rurimi cyane ubwani cyane nkunda gukoresha ikigande n'igishoga n'ikinyankore n'icyongereza nacyo ndacyumva ubwo nungize Imana nkubitana n'umudogiteri nyine nawe ukiza igishoga turavugana arambaza mu gishoga se mu muryango w'iwanyu hari umuntu ushaka kuba wigize urwara diabete ndamubwira ati rero diabete ntabyo nzi numva babivuga nabwo kuri radio ngo ni amasukari ni se warabye navuga ati mfite umwana ati numuki namuga ati no umuhungu ati afite imyaka ingahe uriya mwaka washize yarafite imyaka 4 nihema nariko humura uzakira arambwira ati rero ati kugira ngo umere gutya akakaguru ni sukari yabiteye kuko nakaryamishaga kwa muganga gahengamye gutya kwa kuno umuntu aryamira urubavu kakagumaho ku buryo nakanyeganyezagaho gatoya nkumva ndababaye nkagumisha nkumva kagumisha ahantu hamwe ari cyo kintu gishobora kunyorohera nkumva aribwo byambera byiza ubwo noneho haza umuganga nawe ayitaza nawe bari bafatanyije aravuga ati sanyo kugira ngo tukuvure hano nibwo tutavura indwara z'umubiri tuvura indwara z'umwuka ariko dushaka gushakisha uburyo twagutabariza hakiri kare wenda CHK cyangwa Kanombe abwira ati nta kibazo arakegura akeguye narasaze byabimeze nkaho gufata igitaga korogoshora mu bwonko ndasara ndasakuza no murabona birabitaro bya Nyarugenge kwa etage nari ndi hasi ari kuri hejuru ahahera akumva urusaka avuga ati ni wa mukobwa mugaka akabwira nati jya kundebera uwo mukobwa cyangwa yaguye yakura akavuga ngo usanyu wabaye iki ko wateje urusawe ntimugana inge ndimo ndababarani wowe watumye akaguru kanje kambabaza mwagakuyeho ati se nindagakoze ni wa muganga umeze gutya na gutya aturiya no mudogiteri yagira ngo arebe iki ko yambwiye ko atavura nyine bitangira mbabwira ubabare burakuvugisha arareba iki ko atavura namugata ahubwo muguvura hati mvura genda uhamagara uriya mubirikira naravugirikira kuko na uwo mubikira oye uwo mubirikira pastor numubikira ufite kakanuza yambara ko mu bakatolike yarari gusengera abantu numubikira naga mubirikira oya kubera ukuntu namwitaga n'ububabare byankukiyemo Naongeramuka nubundi ushinzwe iki ati sanye ibyo uvuga byose kuko ububabare ufite ndabureba kandi buranababaje imbwira ikintu ushaka ko nkokore genda ubwurira mubikira azasengera akakaguru gakire ariko ngo nibwo ubabara ngo ariko mu buzima busanzwe ushobora kubura umuntu usetse ni hoya nisibyo ngibyo nibyo nkubwiye muzane aramuzana aravuga ngo oh my goodness namwe ni my goodness ni ibiki kandi nukuruka amabwa nuko yaje
kwa kaguru ko wagira ngo baragakaranze ne urabona baragakozemo ifiriti ni cyangwa urabona baragakozemo nka wa mwijima none mukiraga ngo uyu mwana ari karanasesa kuko yari yambaye agapfukamunwa ko ku corona hose wabaga wipfutse n'abavura corona ubwo arasenga ahashoje ko bidakize ubu uravanga ntarumva akantu kahora aravuga ati tuzabiraza gukira muganga ati rero sanyu ibintu wanegetse nabikoze none ubu ndamubwira ngo ndamuga ndibutse mugavayo hano bambwiye ko mugomba kunshakira kanuza iki kintu banyuramo ni igiki scanner Faisal nakukina ko CHK cyangwa Kanombe bakareba ukuntu bimeze avuga ati ibyo ngibyo ubinshireho kandi Imana imbabarire mbishobojwe ndaje ndabigukurikirana ubwo buracya aragaruka arambwira ati mukanya saa 7 urajya guca muri scanner ihehe Kanombe cyangwa CHK ati CHK niho yabonetse ubwo saa 7 ziragera ndabura biranga ariki akaguru kandya mwabano umubiri uraryana yiwe mami narababaye ndongera ndababara none ibaze kurira ukaza amagaragambya mu kanwa none bari barantegetse bira bitaro bya Nyarugenge kujyanywa amazi yonyene ariko amazi nanywa nkumva no mubirizi niba ari umuntu waregeze umubirizi se nkavuga ati reka mutware ibyo bintu bisharira avuga se noneho nuko umutera muri serum naho biranga avuga se serum nta hantu biri buhurire aturabona ku iki gice cyose cyo hejuru nta mazi arimo atashobora no kugira ikibazo mu bwonko kubera ko nta mazi afite kubera ububabara afite burenze ubwo undi mudogiteri mukuru waho ngaho abaraje aravuga ati mukobwa bitenda ambwira ati ni byiza biraho nakaguru ni nyine nuko ubwo noneho ho hari mu bitaro bya Kigali ko kari karumye gusa gasa nkuko ubona turatunuzo ari amaguru kunameze ya kamera ari ukuma gusa ubwo nabo bibatera ubwoba dusubirayo nanone muri scanner nta gisubizo cyaje hari ya CHK barabisigaranye muganga arababwira ati none umudushakira igitanda cyasanyo kuko corona isa nkaho yakize ataho kugira ngo akomeze ababarira ngaha nta muti dufite umutima ukoreshaho hano ntago tugira kuko bamaga ikinini inshyira mu mazi nkanywa nacyo cyamanuka nkumva kirimo fanta avuga se ibinini ni fanta ko cyarabiraga nakinywa nkumva ni fanta ntago ari ukuvuga ngo byakomerezaga haha gusakuza bigashira amagambo agashira noneho ubwo nkagenda mu gahengeri nkagenda sinsira gake nkumva muganga awi sanya arasinziriye ati murasakuza na sanya aracecetse mwebwe mufite ibihe bibazo ni mumureke nihagire noneho nkumva baravuga gusa nkabyumva ariko akaba bari nkumva sinshaka nuko bama ibiryo kugira ngo ntaza gukora gahunda kuko byonyine najyaga kujya hari inyuma amakuru agahera ubabare bwose none ubwanwa shaka kwanga ugasubiza y'ibiryo wambabariye koko nise wariye ni ntari umuntu umaze kubiba kandi nta muntu wemeye nk'iminsi 2 ariko gusa ntabishaka muganga kaza sa wariye nimuga kuvugisha ukuri ntibica umutumirana ngende kwanga kurya kugira ngo ntaye kubera icyanara abantu bagomba kugufasha babishinzwe irya nubishaka uhamagare anyerekana uzajya nkanda cyane navuga ni wapi ndagira umuntu uzakisha mu ijisho w'u Rwanda ni none umupurantaze ngiye abanyarwanda n'ukuntu bavuga bagiye kuvuga ibyayo ngo bagize gutya ni reka hoya nakambwa turarya ni nukuri ntabyo ndya byihorere ahubwo nzanira utuzi mfe gushyira mfe kunywa nibwo numva arimo umubirizi nta kibazo agashyira agahenda ariko nkabyanga ubwo birarangira tugize Imana barambwira ati ko ngomba kwishyura ni kwishyura iki ati bitarati se nangaye ati turaza kukubarata hano abantu wabanaga nabo ntibakwishyurira kugira ngo ubone kugenda umva mami nisatse mu mutwe mera nka wa wundi wavuze ngo bakinyweraho
cyo mu modoka inyiko urumva ndisaka wagasobanuye pastor gato ndisaka ndagaranga ngo kwishyura mugiye kunjyana sehashikane umutima urambwira ati hamagara mu rugo aho wabaga ndahamagara Imana yangiraga neza nago napfaga kubura amayinite uwaburaga uko aza kunsura bwati bashisa reka nkushirireho amayinite uze guhamagara ndagire nkuguwa n'igihumbi ubona icyo urya ubwo ndabahamagara ni anti ati mwiriwe ati yego ati se ko bambwiye ko bagiye kunyoherereza CHK kwishyura barashaka ko kwishyura nukuri kwimaye kambwire mami barabaniye ribaho umugisha nta nubwo batinze nta nubwo ari ukuvuga ngo reka tubanze tubyibazeho aravuze ati reka mbwire tonto ubwo ni umutware we ariko tonto ninjye wari mwiza nawe urabaza abantu baturukiriye ko tutajya tuvuga amazina aravuga ati rero nawe nari narabimusize ati reka mbaze tonto ahantu ari ati ibyo byose ari mu mujyi aramuhamagara aramubwira ati anti barashaka kumworeza CHK wakwanga ukajya kwishyura ibitaro nukuri kw'Imana mami ntago byatinze Imana mana yanjye Imana yeri irahera iguha umugisha Imana imuha umugisha n'umutware we nukuri kuko barabikoze nukuri pe nukuri barakoze aramubwira ati jya kwishyurira anti bitaro ngo bagiye kumwoherereza CHK none aramubwira atari ibintu ndi matako ati nimba byihutirwa reka mbanzege sinze ayo bishyuye rwose nawe urumva ko nabaga ahantu hamwe ntago nzayo bishyuye nagiye kumva numva umuganga aje arambwira wari uri gutya aho ngaho wishyuza avuga ati ati sinzi umuntu umaze kwishyura kandi nuko yambwiye ati ubu rero ati ninjoro urajya CHK nibwo igitanda kiri buboneke tugenda 7 z'ijoro muri ambulance kwinjira muri ambulance cyari ikibazo mareba uko ngana uko mana we uyu sibye n'ubunini agahinda karanyishe narameraga naragendaga ku kazi nkakora nkagira ibiki byose ariko barantere banyicaza ku kagara amarira aragwa ndeho gasubuko ko baranterura kwicara ku kagare kugira ngo ngere hasi imbere ya ambulance kugira ngo nyicaremo babone kunjyana CHK banshyira muri transit babyita sanse ni essence yaki okay niho banshyize iramanuka neza gutya umuryango wifunguye umuryango wa ambulance nawo urimo neza kunterura kibikibazo ndavuga ati mureke manze mbyigeho agahinda karanyica muganga wese kuri kurira kandi wari ufite morale agasubuko ubu mugiye kunterura mukanterekamo harandi kureba atahubwo tugire vavo abana b'abasore baraza baramfata bandyamishamo mu gatanda nabwo kugenda nacyo kibe kibazo wumva birambangamiye reba nawe mfite igisonde Imana we ariko Imana ari ikintu yakoze nukuri ari ikintu yakoze mu by'ukuri nge nago nari nzi yuko ibyo bintu byose naciyemo kwiyisana ari kuba ngihumeka atabaza kuba urukundo rw'Imana inkunda ngewe bikunda abandi nago mbizi ngewe kuko yarankunze ndabibona kwicaramo ibi kibazo kuvamo muraga atume muretse mbitekerezeho bari batarakabaga turi mu nzira ubwo zo kujya CHK donc tugeze CHK mu rugendo rwa CHK bo turi mu nzira turimo kugenda ndabwira se umurongera mu nterure Mana we none nkabwira ati ariko rero so ndirambabaza muranterura mungire gute iki nacyo kikambabaza nkumva inda yatumbye avuga se nibi none nkagenda muramya nkavuga ati ariko Mana undi waretse nkipfira mwa ubundi bakangeza CHK banshyira muri moroge hari ikintu ubundi byagutwara nukuri
nuko nabwiraga Imana ariko burya reka nkubwire mami bari kuburi kuvuga iki no si nk'ibyo se nje ndavuga urukundo Imana inkunda sinzi nimba irukunda abandi kuko nimba naragenze gutyo muganga kambwiye gusa ariko Imana nayo ikama abaganga beza nukuri yamaye abasawo beza banyitaho ari no murambirasi noneho sina nabazumva ko nayimaze kumenyera nabara abanyarugenge sibyo bivaho nyita nkubitana nabandi CHK ko wajya ngo yari inshize muri marayika ubabo baranjyanye kuvamo ndavuga ati se ariko ubundi muga kuri umuganga undi ntiwabanza ukankurira mwiniso iyi sonde niko numva natumbye ko numva nazi byari byo ni numva nabangamiwe aravuga ati saha ndumva nta kaguru ninge nta ahantu nzi numva hakora ari ubwenge ni mu mutwe ahandi numva ntariho mu mutwe ho nta kibazo mfite ati humura ati humura Imana irahari iragukiza ujye usenga ariko ubune iyi ndasenga ndumuhamya wa Yehova ariko nzi ko Imana ishobora byose oya uwo muganga nabwiraga yambwira we ko ari umuhamya wa Yehova nari mubajije ngo arasenga baranterura abantu bane bandyamisha ku kantu k'agatanda nako bagenda bagateruye agatanda wumva izo mbaraga mu ntoki kugira ngo bakageze ahantu mukato bari banteguriye ngomba kujya kugira ngo nabo bamenye yuko ko corona ntayo mfite kugira ngo banjyane mu bandi ndaharara ako kazu kanganaga gutya hano twicaye ni na hanini gutya batwingizamo none akaba hari gafite n'ubwiherero mu imbere ariko bwiza bwa VIP nyina amazi byose urumva ubwiherero bwo mu nzu kuno buba bumeze ubwo rero aho ruzengeye Mana we aho nshaka kujyayo mami ndwana ikosi ryo kumanuka ku gitanda aho ndi muri icyo cyumba cyanjye nyine ntago ndi buhamagare ngo agire umuntu unyumva nibwo harimo abandi barwayi n'abarwaza ndahamagara habura unyitaba ariko njye natekereje wenda ko ari umugambi w'Imana ati se gute ubwo nshatse kujya mu bwiherero nashatse kumanuka nkanda n'igitanda avuga se kibaragikana nk'icyo nari ndiho Nyarugenge kikamanuka ko naye ndiho kuri cya kindi bakanda kikiterera kikongera kikamanuka none usanze sanga yewe data we ndavuga ati Mana ndagenda gute mutoye koko ndabigenzana ubwo mfata gutya ndarira navuga so ubu ndihagarika hasi ye baba we nabitekereza none nkumva ni indi ntera ndende sonde bari barayikuyemo yo bari barayikuyemo kuko nageze aho ngaho muganga arambaza ati sonde imaranye igihe kingana iki ndavuga ati ni iminsi 3 ati niyo mpamvu se guki bataguhindure araza yikuramo numva ndahumetse mu byumva buse ni nk'iki kintu umuntu yagukorera okay numva nambaye ebyiri numva ndahumetse mugati muga ntacyo yo kuzinduka aya nazambariraga zombi cyarimo ayiwe nagati muga nta kintu mfite cyo kuguha ariko irahera ikugirire neza kandi nanjye ngirire neza ariko nge ndayisaba gupfa ngo reka ndayisaba gupfa n'iminsi umaze urwaye ugeze aha ngaha mu butabazi noneho tunashinzwe ngo urasaba gupfa ntibyihoreye aragenda ndamubwira ye muga numva nta muntu uraho navuga ati karabaye manuka gake navuga urabona ikintu wamenye buryo uzarebe akaguru cyangwa akaboko nicyo indyo nibanza mbere ya byose none najya gutera ngo nibura manuke nkumva kaniko kari kumbanza none najya kumanuza gutya nkumva kakarankurikira avuga se Mana nkuriki mbiri cyokere sinzi ukuntu umutima wambwiye ati banzaka gasaka nta mbaraga nako kari karananutse ndavuga ko subibi ni ibiki koko sinzi ukuntu Imana ubwayo yiyaranje mbandakabanjije mbandyamye hasi navuga ati Mana uhabwe icyubahiro ubu none Mana rero wiyaranje kuryongera muri karakumba ka tuwarete nagiye buyoka ubuse ndyama hasi mbikwereke naryamye buyoka ndakururuka oya ndabikwereka nago shaka kwibagirwa hano Imana yankoye naramanutse gutya iki ni igitanda ndiho noneho umutima ukajya umbwira ati
banzaka hakabanzaka noneho biraca noneho sinzi ukuntu nagiye rimwe noneho unyita nkubita ikigurya ntabwo atawi mana ushimwe noneho iki kikubitaga hasi ukumva kiguye nkagurya kwa cyari cyaromye kuko cyari cyaromye noneho sasa merani ndiramba yaragurya ndavuga ati mana we urangeza hariya se urangeza noneho gute niko numva meze na meranya noneho hari nko ku makaro ngenda nkururuka noneho sasa ngeze wenda kuriya tuwarete urabona ko ari ndende kuyigeraho kiba ikindi kibazo naryo ni ikosi haleluya nuko nibiro ikansanga aho gati mukama gatonda eto yabande banangiye gututse ndabigenzane ndabireka ubwo icyo cyere cyane ndi njenyine ubwo ndi kumwe na Yesu wanje aho urimo urabyomba haleluya avuga ati mana wankwe muri kiriya cyumba kugira ngo ngera iyeranje nanone kugira ngo mbone uko ngira najya gukora ikaza baravuga ko ari nge wayiciye nta mwana turi kumwe na monora Imana yonyine naratuje meranye nyifashe ngiye gufata ivi ngo ari ryo nshyira hasi iri akaba ari ryo reza kandi nkabona sindi bubishobora numbaze umutima wavuye aravuga ati fata kuri tuwarete ushyireho ivi birakunda numva ni nk'akantu kanyongoreye ndavuga se ibyo se kandi ubimbwiye ari hehe ndavuga toke kambikora nayifata meranye noneho ikibazo kugira ngo uzayicare nabyo biri ikibazo ndarira umutwe nwubika muri cya gisorori cya tuwarete ndiriramwe amarira ntabwo ati mana wambabariye nkapfira hari ikintu byagutwara basi unkuyemo umwuka nkipfira ubu urabona nagiye kurushya abantu koko umutima urongera urambwira ati urira amarigarura kanda urajyaho yewe ndurira hano niho bakarabira hariho cya kintu bakarabira iruhande hariho n'ikidomoro cy'amazi najya kugifata gutya nacyo kikansanga kubera ibiro igeze aho ngize Imana bakoze iki mba nicayeho nkicaraho aho gatwite ukora icyo ushaka noneho nimba nzava hejo ibyo ntago mbizi icyo menya nuko mpageze niko mpageze nkora ibyo ngomba gukora sinshobora kubyibagirwa byari 3:00 za mu gitondo navuye muri tuwarete 6:30 n'igice n'umugongo numva gutangiye kumbabaza nkicaye hejuru wabonye ugerayo ntago reka nawo nkabona ni harehare iki ntigihinika kirakomeza kimeze gutya ndavuga se mana ibi nibi kino ndavaho gute nakwisunga cyakije nafata gutya ku ikaro naryo rikanyirukanya ngo barisize ubuto ndavuga ariko ubundi Imana ubundi nibavuga ngo uricukana kiza ubundi wakwisha umuntu akareka wowe wakoze igitangazo akareka wowe kuzanye winwa ngewe mbabara gutya nkarira ibaze kwitonganya nta muntu uri bubwire uri muri itonganya uri muri tuwarete wenyine n'icyo kidomoro n'iyo tuwarete ubwo mana ndavuga ati mana iyeranje najya gukora nka byayo ninakoze ku gitanda akaboko kakaba kagufi najya kuvuga ati ngire gutya nibura nsimbuka nyite nikubita hasi ndavuga ati mana none bwabo babare burahita buzamuka mboroge noneho ndabigirane mami sinzi uko byagenze naragiye nisunga cya gikuta cyanyereraga afashe numva noneho gikoze iki kirakomeye urumva nyita nkoresha rimwe fata no gutya amaboko yarakoraga ari mazima mfata no hirya ibyo ntumbaze kugira gutya ubwo wabimenye reka ibyo nta nubwo shinzwe no kubimenya byari birimo ibyo ntabwo binde icyandebaga n'ukuntu ndi bukoresha uburyo ndi buhaji ukuntu ndi busubire hari kandi naho nahabona nkabona ni kure ku buriri
cyangwa usubire ku gitanda bibuka ko ari igitanda kirimo cyonyine nta wundi muntu usibye njyewe na Yesu gusa mbikora gutyo none ya makaro numva nta kinyerera mfatanye nyitangwa hasi ngo hasi hano ndahababaza yo yewe tata we ndishimangira nembura amahoro umva mbura amahoro numva ubuntu burimo buriruka bw'ububabare n'ubukonje bikazamuka ariko nibyagera mu mutwe n'ububabare gusa numvaga umubiri wose nabwo ndongeye ngiye buyoka ndakururutse ngiye mfata igitanda ngeze ku gitanda nagikurura kikaza najya ubwo nta muntu urahagera uri kunyumva nta muntu urahagera nta muntu urahagera nibura ngo anzanire akantu ko kunywa ubwo igitanda ngize ndavuga se ndagisunika ninyisunika ntago biri bukone nindeba ukuntu ndi buhagurukire ku gikuta ntago ndi bugende kaguruka mwe ngo mpagere ndabigenzane Imana yonyine iza kwiyeranja ubwayo mfashe igitanda gutya mbona epfo kireguka ariko mbona imbaraga zose ubwo nabize icyokere n'ubu wabize maze nabize ubwo mbona nguye ku buriri ndavuga Mana we uhabwe icyubahiro we ushimwe ako Mana sinzi ikintu uri bunkorere kugira ngo aka kaguru gakire ndaha njyenyine ubwo mu gihe nyihicaye gutyo nibwo umuganga yaje azanye ibipimo byo kugira ngo ampime corona arebe ko ndi muze ko corona koko yakize ubwo hageze aho ngaho amaze kubireba amaze kubireba arambwira turaza kubona igisubizo muri message ntago cyatinze iminota 30 message yayisiza mbona ndi muzima gwaraza arambwira ngo sango wabibonye kuri muzima ntinabibonye ati kuri message ati nabibonye ati mukanya rero bagiye kuza kugutwara muri kane nakwibuka kane ukuntu ariho bajyana abantu barembye mukanya gato bari bube bapfuye narusaba kandi wowe urusaba ndishimye cyangwa nayise imbaba yaragatse mu byibarere pastor akivuga turi kuganira akivuga kuri tuwarete umuntu wese udukurikiye wigeze kubona igitangaza muri tuwarete nk'iki cyasa impamvu bivuze urabona ko cyasanye umuntu wese wigeze kubona igitangaza muri tuwarete zo kwa muganga ahantu ari azamura Imana icyubahiro kuko niba hari igitangaza kibaho ni ukubona Imana igutabariye muri tuwarete ni ukuri Imana yahabwa icyubahiro kandi rwose iragikwiye muganga niwe wakuvanye muri tuwarete namuvanyemo yabaye muzima bikemutse barakuvuga ngo ntabwo wagisha umuntu inama ubishaka hanyuma bakubwiye kurajya muri kane kandi muri kane nabo mu rupfu ntabwo ni muri kane reka njye muri kane kera nije kuhasura abantu ko nabonye habaye amashuka gusa nta bantu babamo ko nabonye ari habamo abantu batajya ngo ariko sesa none ni igitanda bakibonye muri kane sari ikintu hatwaye urabizi neza ko nta kintu uko mazi usanga ari amashuka yoroshane hari igisego ubwo aravuga ko ariko saye kumenya nawe uri umunyarwe uye ntago ari urwenya nje ndahaze seshika ndahaze go simpazi cyane ariko ubu hari ikigiye gutuma mpamenya cyane kandi koko burano wahandusha ubwo babazanye akagari baransunitse yaramerikana cece rwose nasanze hateguye bangejeje muri kane sanga bashashe ndaryama ndareba nkareba hino najya kora ruriya nkabona undangana nk'akakana karakaguru ka televiziyo umutima tedu harimo abantu nyine sawara agatara harya habara agatara gakaka hahora hamwe n'ubundi itara rihora ryaka haba harimo indembe zimwe ku rwego rwo hejuru bari hagati y'isi n'urupfu none hasigaye ndavuga Mana rero mbabarira ibyaha byose nakoze nifuje gupfa ariko
nipfuje gupfa ariko irengagize rwose wita irengagize kuko noneho ikintu Imana yagiye kunkorera mujye mutinya Imana. Imana ntabwo iwanye nuko dutekereza, igiye kureba kuko ubwo nta muntu wangeragaho gutyo mbese maze kuhagera ako kanya abantu bwarakeye. Ibintu mvuga mbifitiye ubuhamya, ni ibintu nabesha amaso yanjye abiri n'ubwonko bwanjye bukora n'ibitekerezo. Icyo gihe bari batarakuraho akaguru mami, abantu bose barapfuye. Imana yakoze umukwabo wo kubatwara. Ku Mana yanjye ni ibintu ngiye mpagaze narebesheje. Nari ndi muri 4 kuri nomero 4. Guhera kuri nomero ya mbere ugasubiza hirya uziko runaka wesha uzikapfuye. Ni wa wundi undi nawe nishawe shana kakana kara ayiwe kaka ninabonaga kari gutera ubwo nubwo bakandi bwanyesha umutima urimo ati nigizigaye bose none nuwari uri kuri 3 baraza bashyize hamari none wowe niwe wanteye ubwo baraja bashyize hamari doka ibintu byose akaba byose narabiyeba ntabwo nahise ko umuntu bamugenza kuri iyi baranje haratwarwa none hashize akanya idakika imwe ngo mu rugo ruzuye none se koze ko mu rugo yuzuye uyu baramushyira none uyu nguyu ntagiye byose ntibabikoze ndeba wowe hashize akanya nukuri sinzi ntago nzi ikintu cyabaye muri ako kanya nukuri pe umenya Imana yagukuye mu rugo. Kuri 2 hariho umupapa kandi urumva ibintu byose yo byuzuye barazaga bakatuvanga ari igitsina gore n'igitsina gabo kandi ubundi aba ari aho abagore honyine. Ngiye kubona umupapa nawe wari wisigariye imbavu zonyine umunasi yaraje aravuga ati Magre urabona ko usigaye hoya muga hoya se kandi ni hoya muga ni hoya ni ngiye mbabarira rwose ni ngiye mbabarira none ndebye mami ibitanda byose kuko umuntu wese wagendaga bahitaga abatwiswe bazaga bagatwara by'amatora akabijyana hanze n'ibitanda bakuyemo ibitanda hasigara mu cyasa nyuma Gurete ni muranyumva si wowe wagiye kubahata icyo kujyana mu rupfu rupfu nabyo nsi iby'amaso yanjye yiboneye nukuri amaso yiboneye urupfu ubuhamya nanga umutima warandiye none ndireba gutya ndongera ndeba akaguru noneho umutima ukambwe ninjya muri salle dope nzagaruka none sinzi akantu kaje mu gutwi numva karambwiye ati nagira ngo nkwere kurebe ako kantu wivuga ntago mbizi ijwi ry'Imana buri abantu benshi ntago kuko kavuze n'ugutwi kuranshaka ikintu nkora ndavuga se ko nta mwana nyagira mu matwi narebye hirya ntagiye nasiga igitanda cyonyine ni nkuko wafata iyo ntuzi iyo kamera ukayitereka aha ukagenda gusa akaba ariyo yonyine iriya ntayihari nibyo bishamikiyeho urumva nta bihari niyo yonyine isigaye. Ibyo bintu wabyita nk'iki ko umuntu avuga gushima abantu bakatangira bakarya iminwa utayishima yabakomoka kwandi ubu mvuge ko nta kintu nabonye. Ibyo birarangiye hashize isaha umunasi arambwira ati ati Marigari aha ati haje umushuti wawe ntawe Imana ishimwe baba bamushyize hehe kuri rimwe sare gutya igenda ijyamo abana izindi nshuti oya hapfuye ariko hapfuyemo bakeya ariko
umunsi wanteye ubwo ni wawe no gusigaramo njyenyine gusa ni nkuko Imana ajya kuzura rusororo bose bakazamuka agasigaramo imvimwe gusa ukibaza ati se guki kira gituro gisigaye gucyo cyo kitasamye ngo abantu bavemo nanjye nuko nitekereje urwara kubenze ugacwa umva mami narihannye mera kuri 0 ibyo nzi nibyo ntazi narihannye ndongera ndihana atwite mbabarira ndirira mu ishuka ukabwanya ifata gutya ndarira kandi ndi no kubabara hano bakagira ngo nububare bakavuga ati ni mutabara uri mwana w'umukobwa narihannye ndongera ndihana navuga ati sinzongera gutekereza amagambo y'ubupfapfa birarangiye nanjye ntago nari mbizi ko ndwaye sukari noneho ubwo kuza hejuru kari gatangiye kumera nk'ubushyi ubona kwa kundi basuka amazi nka kwa kundi mbese umuntu ashya hagatutumba ibizi nayo wagira ngo hano hejuru bari bashyizeho ayo mazi cyangwa amavuta kumwe yotse uruhu rukabyimba rukazamo amazi noneho akaguru ko hasi ko kari karanyunyuse ariko shema nari mfite utuno twiza icyo gihe agari twiza rero akaba abaganga ushobora kubona zeta oya njye navuga icyo nabonye n'icyambaye nabonaga n'ukuri mfite utuno twiza nubwo twanyunyutse dutereye neza rwose ubona nyine ko ari twiza ariko twumye umuganga aje harareba noneho kwa kundi basuzuma ati hanura noneho nababaraga mu maseri bakoraga iki kirenge cyose sinababaraga bagera aha nkababara bagera aha simbabare bakora nkababara none reka mbabwiza ukuri kwera kwiyakira nta intuzwe n'ibitwenge nukuri hari igihe ubabareba ukurenga ibyo nihungabana ntago oya njye naraseka nyine mind irahungabana nihungabana yakira ikarejetanuza amarira ikazana suriri sibizi uko byagendaga kuko arangije abantu muhora nabo munza bari guseka mukajya mugira ngo nigishimo buriya ngo n'umuntu ushonje yapfuye afaseka ari umuntu wigeze kumpa ubuhamya bambwira baro bahunga bajya muri Kongo bagera mu nzira bagera bikoreye imyuza akabanyarwanda bararushye n'ukuri noneho kwageraga bikoreye ngo bakagenda ngo amucaho yaguye hasi yikoreye ikirago cye n'amatera yasetse ukamuca noneho ngo bakamucaho yifitiye agakono ke yatetse ngo yabone ukuntu yasetse aturi arashaka kunyaka agahita aca hirya kumbi ni inzara ya mwana yaseka we akagira ngo aramwisetsaho kugira ngo amwake ku biryo by'afite noneho agakebereza agacariye n'umuntu rero ushonje apfa aseka aba yasetse yanitse amenyo nawe rero uko ndi hafi gupfa ubwo nayo ndi hafi gupfa waramaze gupfa ahubwo dukikwigaho ukinyiga kugira ngo bakore inama ariko siriya tumutware nyir'ubwita bati buretse hari umunsi azahagarara ku Isezerano TV ndetse na Pastor Fanny akabwira abantu imirimo yanjye tamukoraho uwo nguwo ariko umenye ko harimo ibanga ry'uko yahageze akabanza kwihana kwari kugira ngo azarokoke urwo rupfu narangiza ze atanga ubuhamya ugupfa icyo ari cyo ubwo tinarababaraga aho muri se byabaga ari amasi nuko ntabwo ari byari hose urumva ubwo bahamagara muganga umunuzo wo mu magufwa noneho barambuza ati nta muntu waje kugusura ati woya ati runaka nta waje ni hoya nti ntago namoye nta nubwo mozi ahita ashyira muri speaker aramuhamagara ati wiriwe ati yego ati wakoresha uko ushoboye wava mu kazi ukaza muri kane kuri kane ukaza ukareba umuntu witwa Sanyo ati nta kibazo ndahagera arambwira ati ihangane bahita bazana fayiro bandikamo umuti ko bantera morphine
ijana nyine ka gaserenge kose kugira ngo ububabare bukora iki bugabanyuka bakakana rwose nka muterege ubundi nkashyiraho story inkuru zigakeneye rwose yose inshuti zaje zihasaga zaje urarwaye ufite icyo kibazo ariko ubwo wamara gushira sasa abone nkakozaho nkatabaza ubwo munsi ntiyaza amara ibyumweru 2 ataraza dogiteri wo mu magufwa nkiryamye ibyumweru 2 ariko nubundi abari mwaho ngaho ariko abafite akandi kazi keje akanga kwirirwa manuka kuko aho yakoreraga muri salle dope naho narindi ni umwanya muremure ubwo ahaziye aza nka 3 z'ijoro aje muri 4 arareba kuri 4 yasanze agatotsi kantwaye nono ankora muri iki kirenge akora kwino mba ndabyumvishije ubwo akurura intebe arambwira ati sanyu bite nyina mvuga nka hanze ndamubwira ati ni sawa ati surabasha kwicara ati ndagerageza kuko nari mfite umusego bari barampaye abaganga ati ihangane wigira inyuma wegame ku buryo utabangamwa ko ndashaka kuganira nawe akurura agatebe aranje avuga ati cyangwa reka nze gato hazana fayiro azana n'aka kantu kakarito kaga agatereka gutya kuborere ubwo afite na bika ati samakuru ndamubwira ati ni meza ndashima Imana ariko sako nubwo ufite morale bimeze biti urumva ukibabara ni ngo banteye agati aravuga ati ni none se mbona yambaye ga arambara afata ino ryegereye igikumwe ararigonda ararivuna ntago nabyumvishije noneho ubwo kurivuna aho kugira ngo hasigare umutuku hasa umweru arambwiye nese sa mukobwa wa ko nkuvunnye ino ntago uri kubyumva niko mbona ndisigaranye nini ntago ngiye mbyumvishije nisura havunnye se ndareba ko mbona riravunitse yaragiye no kuri kurayongera asubizaho sana scotch ahambiraho ntungane nago nta nubwo mbyumvishije aravuga ati rero aya mazi uyambikire sanyu ndakuzi imiborogo yawe nawe no mupapa usetsa amarira waririye Nyarugenge ndayazi yangeragaho ngo nintabare aya mazi yabike kuko nutushaho kamena na kamwe uzataruka iki gitanda bagufatire hehe kuri kaburimbo uyareke ningiye uzayimenera hano kuko nupfumura na gatoya nta kindi kintu kizagukiza na morphine mbona banditsemo nta kizabigikoze aya mazi ni mabi tini diabete yabiteye atari ko humura uraza gukira arambwira ati uyu munsi turi kuwa mbere nkora kuwa mbere kwa kabiri no kuwa kane no kuwa gatanu ubwo nkora muri salle dope urahitamo uhe munsi kugira ngo ugirire vuba arambwira ati dosiye yawe ya scanner ninjye uyifite ati kira kintu cyose ningiye ugifite narakibonye ko nubundi nari mbizi kuzansanga nanga kwirirwa mbyohereza nubundi kubyohereza nta kintu byari kugufasha ninjye rwose ndabifite nimba bishaka uze kumbwira nzabiguhereza none ntarambwira hano haberaho uruzingi urahaze gukuraho akaguru akaguru nzagakuraho nayo yambara rinete atutagira ngo sindi kukureba ndakureba cyane akaguru nzagaca nambwira nti none se wa musaho we uragaca umuntu agenda nta kaguru afite bibaho koko naravuga ubuzima burakomeza sanyu aho kugira ngo ukomeze ubabare ibi nibyo bibi birakomeza ati nk'ubu ngubu nka scanner ukuntu yanyeretse ati sanyu urebye muri scanner
ukareba ukuntu ikirenge cyawe kimeze ati hariya noneho hasi ho mu bworo nta buzima. Umutsi umuntu agira umutsi umwe mu buzima niwe utuma twikora ibyo dushaka, niwe utuma tugira gutata, ariko uwo mutsi utawufite ntacyo uba umaze ku isi. Shaka uba uri aho nyine tukabona nk'umuntu ariko utari umuntu. Nisi uwo mutsi ati uwo mutsi uba mu bworo bw'ikirenge gutya, niwe ushamikiye utu duti twose ugenda ubona n'ibi byose aturazamuka. Ati none wagera hano hejuru ati nawe ufite amashami, ati nibwo umuntu atayabona. Ati noneho uwo mutsi wowe mu kirenge ntawe ufite, warumye none ukuntu uba umeze nka gutya, ati niko utabona muri scanner uba umeze utya, warumye urongera uruma, warumagaye nuko mbese ati warumye uwo mutsi cyane, noneho warazamutse, noneho mu bworo ati niho hakabije, noneho ugeze muri izi nyama kwa kundi ugenda ushamikira ugenda wohereza amaraso mu nyama n'ibiki byose, noneho za nyama zagiye zifatira muri ya mitsi wumiramo, byumiramo ya mashami yawo, noneho bigeze aha birakwama urapfa, aho kugira ngo amaraso amanuke ahubwo yaragiye hano mu ivi abyimbiramo. Noneho kwipfunika ati ibi ngibi ubona nk'amazi ko n'ibintu yanyibwiriye, ubona nk'amazi ni ya mitsi yabyimbiye muri za nyama bikohereza. Ati kuko none arambwati ubundi nusenga Imana, ndamwati ndasenga. Yesu bamutera icumu bavu byagenze gute? Ati havuyemo amazi ni none nta muntu utagira amazi n'amaraso, ntago bijya bibaho. Wowe y'amazi yo mu mitsi niyo yatungutse inyuma, nikeregana ko nta buzima ufite, ko amaraso ntayarema. Ati kuko ari amaraso n'ubundi iyo muri yo niyagenda akayungurura iki amazi, noneho we byaragiye byose birumagana, noneho y'amazi apfumura uruhu. Kuko kubera iki nta kintu kirimo ufitemo kibijera kugira ngo ubone ubuzima. Rero sanyu tubyumvikana, ninkata nzakata, nagombaga gukatira haneza rwose hejuru y'ivi, ariko kugira ngo hatagira ikindi kibazo nzakatira, urumva nzakatira ko yaje ahita anashushanya. Gushanya nabyo birababaza. Ataha ati impamvu nkoze ibyo, ati nshobora kuba atari njye uzakubaga, nanjye nshobora gupfa, ariko hagize nk'uzabikora yahita abona ikimenyetso nta kirenge, kuko aramutse akirenzeho hano nashushanyije hasigara kazagiraho ingaruka nanone. Uye nazi imbaruka byatuma tuburana cyane, kuko hatariho n'akantu kameze nk'agapika ko nakuma, n'akantu utashobora no gusiba niyo wakuba bimeze biti, kameze nka byende bavuga ngo ni tatuwaje, pixie zo kwa muganga zita pixie. Ati nahangana bwa ati none sitakwa kuri mazeho mureba ni arambwira ati humura n'ubuzima burangingo. Arareba aravuga ati hano rayambana, hatanu utarayambara yakireka natwaye iki cyose cyose, ati ntago byakunda, ati yana turayambara binashoboka cyane, nta kindi kibazo kirimo kuyambara. Ubwo mbitekerezaho, arambwira ati ubyemeye ryari? Ndamubwira ni basi kuwa kane. Uya kane gitanda cya kane muri kane gitanda cya kane kwa kane ku itariki 9. Gutyo ubwo ahita yandika mu gitabo arashishimura, none abaza umuganga ati ninde wakoze amanywa? Ati ni runaka. Ati ninde uri gukora ijoro? Ati ni atoke. Ati rero kugeza kuwa kane mube mumuteriye imiti. Ati kandi mbese ati sanye ikintu shaka ayo mazi ntuyamenerwa, ndakwinginza. Ati wasara. Ati ndabizi wasara rwose. Arambwira ati rero ngiye nkora muri sale dope, ariko singe w'ikinya, hari uzaza
nawe akakuganiriza uzagutera ikinya. Ndamubwira ati nta kibazo. Ubwo amaze kuhava nka 5:00 haba haje umukobwa ari kumwe n'umuhindi neza gutya, arambwira ati dukora muri salle dope, dukorana na runaka, turashaka kuzadusenyera ko tuzagutera ikinya. Mige yatubwiye kuzazamuka kuwa 4. Ndabwira ati nta kibazo. Ati ntuzahinduke. Ndamubwira ni hoya. Birarekera bose baragenda, buracya kuwa 4 biragera. We yahise anyakana nomero ya telefone yanjye, aza kunterefona kuwa 3 ninjoro. Ati Sanya, ati ni runaka, ntugire ikintu na kimwe uri burye guhera 5:00. So ubwo ni kuwa 3 5:00 z'ijoro. Atuzarya ejo nabikubwiye. Kuwa 4 buracya. Arambwira ati nzakugeraho 12:00. Mami niko byagenze, ariko iryo joro sinasinziriye. naraye witeguye kujya kubagwa. Yo. Nararize ndongera nanone ndihana, ndarira ndihana. Baraza baraterwa ko sinabashaga kugenda. Baraterwa gutya mu ishuka, abagabo no kuri burankari. Baranzamukanye naho kujya kubagirwa. Tugezemo ntago twanje kugeramo kuko hariho ikintu cy'umupaka, nkuko ubona ni imodoka ukuntu hariho icyubu. Urabona se iyo ujya kwinjira amarembo yashika rurarwuma ruhari rw'imodoka. Naho ngo muri salle dobe kugira ngo ukomezemo hirya hari ahantu hari icyuma utagomba kurenga. Ubwo nsinyisha ikinya, araza ati harya witwa nde? Ndamubwira, ndasinya. Ati biretse bazana imyenda ndambara, nanone baranshweshwebekana. Wowe noneho ngezemo mbonye ukuntu ndebye hejuru, igitanda kuryamaho nabonye bakanda kuri buto kikakuzamura n'itara, nkabona nakariryo rimanuka. Ndavuga ati se moka byaramwe ibi ni ibiki? Niho mu ijuru bavuye. Nabona ibintu nkabona bazanye amashini, bakambwira ati ryama, sinzi ibyo basesetse mu mugongo bikonje. Nkabona bazanye ibintu bometse haha bimaze nka supaguru. Nibwo bwa mbere nko dogiteri ni kwako nta kavuze, arambaje ngo wigize ubagwaho. Ndavuga ati reka ati wabyene nti cyane ni naritsamoye. Yarasetse uko arangije nawe mbona arahindutse. Ndamubwira ati se runa nuko ngukusa. Ati se ndasana. Ati nta kibazo sante, nta kibazo. Damaza ntera ikinya. None nge nayizi ko ari nko gutanga kuri abadutesha inge za covid bikahita bigena. Nuko ushyiramo kamwe kandi ubwo karababazanya. Narababaye ngo se wabirekuriyemo ngo yashasa nunama neza. Naramugara ati umva mugangwe nufate sanyo wawe rero amuti utagaruka nugaruka byose biraba bipfuye. Ubwo bakambwira uburyo nkifata ariko mana we warakoze. Nkifata bikanga bigezaho barangaramisha baramfata. Noneho sasa mbona bazanya akanyundo. Ndavuga none se siniya we, none se ugiye gukoresha inyundo kandi kubaga umuntu? Ati hoya, ati ntabwo ari inyundo. Ati dore nanjye rekane kandi nyibona. Ati ntabwo ari. Ndavuga se nagasigaye nakugiye kugahonda. Ati humura. Mbona gahereje uwo muganga w'ikinya nawe yari yinjiye mwaho ngaho. Aragiye sinabyumvaga ko akubita. Agavuga sa uri kubabara nti uri gukora heheze. None harazamuka ko bari bayiciyemo inda 2. None ageze hejuru ni yawo ndakumvishije. Akagira nagutya sinumva. Ako yagera ku gice cyo hejuru. Baguteye semi. Mu gice cyo hejuru nkumva. Kuko banteye icyo hasi gusa. None baramugera ati ngwino. None bavuga ati nimukomeze bya nta kibazo gihari. Ntago babikoze numva pe. Ariko bashyizeho utuntu muva umutima urimo uratera noneho ku buryo babaye baretse kubaga. Muganga nzimbara ugasa ufite ikihe kibazo? Ndebera ibipimo ufite.
nta kintu ba kuko nkubaze nkukozeho ufite bino bipimo gutya mu umutima wahagarara rwose wambaye ko wari ufite murari ko rwose turi inshuti ihangane basi ndakugurira akanyama k'ingurube ariko reka nyine yari umutera story nyine ese kumaga story nanjye ntago mbizi baba barabyize ari kugira ngo amanure tension y'umutima none se ko yabivuze akavuga ati se nureba kuri bukarye none ngenyeberwa ikina bivugi ati ndakakugurira n'ukuri kandi mbivuze Imana inyuma nge ndakakugurira kwa kunajyaga usefura banza agahita bagura ngo wibye isefu igahita ikira ukahakana tension y'umutima bayigabanya niyo umwana wenda aguye nk'ahantu nko mu giti kwa kundi uba wikanze warenze inuza urugero bahita mugataya amafaranga bari bakuzaniye n'ayawe ko ndebe utari gushaka kuyakira don serivo bagahita bayigarusha ayo mafaranga n'abakareba bakabaza ikintu akunda ndamubwira ati nta kibazo ati ariko sa kandi ngiye nigize kubaza bari abantu rero bari abantu bigize kuza kugusura bambwira ko ukunda ibintu by'inyama z'ingurube kumbi arimo arabaga ngiye ntabizi reka noneho yazanye abantu nka 30 ati muvugane na Sanya ati kandi mwese mumubaza ikintu yumva ashaka bakaza wo bari muri gahunda none kuko nabareberaga mu kuntu aya bahita bazana ikindi kintu begeka none ahita haza umwijima sinashaka ko amaboko kanje bari basanga yose yari ariho serumu kwa arabiri ari igice cyo hejuru ndi gukoresha umunwa gusa ntabasha kwinyeganyega ubwo none barambwira atariko nuza kugira ibitotsi uze kumbwira kandi sa ndabizi ukora umunwa wowe uravuga na akazi kawe uze kuzana ibitotsi ngiye ntago nakubwiye ngo uzusinzire mu biro byanjye ngewe rwose ari muganga ubimbwira koko niko byagenze nimba bari barangije gukokora atumye umuntu komporeseri ni komporeseri cya kintu gihinda gikata amagufwa se urabona kara kantu gakata intuza ibyuma akantu bakata ibyo none ubishashi bigataruka ponseze none abwira umwana w'umukobwa ngo nazane intuza yandi bacomeka hari ikindi gihinda sinzi ukuntu bakita iyo umuriro wabuze umuntu moteri none ngiye ko nambona bacometseho ako mfite ukuntu nabarebaga noneho mu gihe bagiye mbona akantu k'agashaka karimo kataruka hirya igitotsi ngo mutaye kitakiza vuba nyita numva ari akantu k'agacu ndababwira ati rero ibitotsi biranyishe n'inyota imereye nabi none umuganga aravuga ngo ufite ibitotsi ye baba hano nta buriri buhari nta n'umuntu tujya ducumbikira noneho ahita abwira uwo muhungu arambwira ati sinzi nyine akantu yamubwiye nyine mu ndimi zabo mbona yazanye umwana w'umuhungu apirijemo muri serumu n'ahandi bise bisa nk'isombe avuga ati karabaye none usigaye mutera serumu mu isombe byahise bisa nk'isombe n'ukuri none cya gicu nabonaga amaso araca igitotsi kirabura na yanzara ndayibura numva ndahaze numva nta kibazo mfite none narambwira ngo ariko sango nibwo ndibugura inyama z'ingurube rero arakano nawe rero uri bunkorereho nawe ndagwa inyama z'ingurube nawe ugura ibitoki usurana ko wari usinziriye nkaba ndi kukumara inyota urumva utari kundira mu mibare ngiye kumva numva ngo none numva ni ya mashini iri gukata ibyo none nabwira nariko se siniyawe hano ni mu gacinjiro none kuko bari abagabo babiri yari we n'undi we yarandi ibumoso we uwo mugabo ndandi iburyo ariko shamana ngo twahuye na benshi ngo dukorera abantu badutukagura ngo cyakoza uyu mwana ari kutumara gahinda
ngo baturushye ni none si byo ni ibiki ngo ariko se ni sinakumaze inyota ati n'amatwi ndaza ndakuyafunga ntubyumve ni oya n'amatwi yihore ni hano hirya hano size umuntu uri gukata ibyuma ahangaha ni nyuma yanjye nawe none ndamuga nkure igitambaro ndebe ngo uragikuraho none akebutse nsanga mu maso ye amaraso n'isura utayibona none harangije arambwira ati ihangane none akajya yivugisha ako se mwabujira muntu akareka gukatira ibyuma hariya wa mugani wasanya none mu gacinjo kandi niwe wafatiyeho ariko numva ikintu kivuga ngo neza n'imbuzi mu gacinjiro uko biba bimeze none washize akanya gatongeye kuba numva ikintu ngo du nyita ntekereza muri ngewe ko bari gukata akaguru kuko narebye ku ruhande ndabyiherera mbona ibishara kwa kundi bakata icyuma udushira tugataroka ubwo barangije ntago babimbwiye none hashize akanya navuga ngo hakubundi umuntu yajya ababwira karimo kumva igihe muba musakuriza sanyo nta n'isoni muba mufite reba igihe wakatiye ibyuma aho ngaho kandi ari we wakoraga iki wabikoraga ubwo noneho agiye kugira satani n'umugome ariko nashimiye Imana cyane ni ukuri cyane urabona umutsi wari usigaye wa mutsi nyine urumva ko bawuciyemo kabiri nyine barayizirika noneho wagiye kuburira mu nyama urabakikujyamo noneho kujyamo bakajya banyuzamo urabona gukora mu mashara nkajya kuba nkumva umuntu arimo arakora mu mashara ariko biri mu mutwe mutima yanjye ngo bibe byiza badoze numva izo ndodenye nta kintu byantwaye ariko nyine ububabare kandi n'ubundi ntago bari kunsiga n'ubundi hakoze iki hatadoze ubwo barangije mbona hashize akanya nyine barapfuka byose barangije bakuraho ariko ukuntu nabonye ati mbega wagira ngo nta n'ikintu bari bahakoreye nawe yagarutse nk'uko twabonanye yaje kuntwara asa bya bindi nabonanye rekada nawe mwana nabonanye rekada ntumbaze uko babigenje sinzi ukuntu babigenje bakuyeho barangije ibyabo babikuraho icyanjye bagikuraho nyuma mbona abaganga bose nta kibazo bafite naratanga usko udashaka kubona nahantu nahagasayi kanatakaye none ndamubaza none se akaguru umuntu ntajya kugashyira sanya nakubwiye ko akaguru ari akanje ntabwo twabivuganiye bari mwasezanye ko kazaba ntabwo nese ubundi wakamati reka ugashingura ese ubwo ubundi ko nta marimbi y'amaguru si byose se shyize se mu isanduka byakwanga ubwo nuko ngo sanyu igice kimwe yarapfuye ikindi gice cyarapfuye nyine ikindi ni kiza umuntu bajyanye muri gatemeri ukavamo urupfu ukarureba bakagureba bakagukata akaguru ureba dore yicaye yicaranga ndeta negeye akabagande kajemo kara ariko urupfu rukakubenga muri tuwarete ntugweyo bakagukata ukureba bakabanza bagakuraho inyama ku kuguru bagasigaza umufupa ureba bagakata ubundi koko bakabivuga wumva ubundi ntiwari wapfuye niyo bari guhagaguruka ukajya ugashyingura nta kibazo oya ntago nari kukajyana heze n'ubundi wamugani wenda tugera no ku musozo mu by'ukuri ubuhamya bwawe burakomeye ni ukuri abadukurikira ntabyo narinzi mbese ko yampamaga sanye n'ishuri ya kabiri mbonanye nawe sibyo ra cyagiye uza mu rugo n'uwo namubonye yarandose nibwo niyo shuri yarandose nibwo nshuro ya mbere nabonanye nawe yandose bwira bo kwisezerano ngo uko wandose n'amagambo yarandose ikintu cyatumye wenda mpamagara Pastor Fanny
nararyamye mbwirwa namubwiwe inshuro 3 inshuro ya gatatu uwamumbwiye nibwo yamunyeretse nararose bwa mbere ndi kumwe na Pastor Masasu apotre Masasu kandi muzi gutyo nta nubwo ndamukora mu ntoki nta nubwo turanaho gutyo n'urusengero rwe sinari nanarukandagiramo ubwo noneho ahantu twari turi ahantu turi abantu benshi ariko abantu bambaye imyenda y'imyeru ari abagabo bambaye amapantaro y'umweru n'amashati ariko ari ibyakoto umweru uratandukanye hari umweru unyerera hari umweru ufata ukumva ufite uruhu rukomeye noneho ubwo mu gihe nicaye aho ngiye kubona mbona Masasa arambwiye ati siko ngiye kuguha akaguru se utanga akaguru tikareka nta gutanga akaguru kandi nuko kuko namubwiye mu nzozi ningiye kuguha akaguru ndabireka noneho idacika imwe ngiye kubona mbona ngiye mugenzi wanjye mukora niwe nuziko nzanya akaguru ngo ngo sanye ngo ntunkore utanyandoza ntakwanduza si umwenda se wabafura sufurwa none akaguru kajeho anzanira umwana w'umuhungu amuzirika w'umukobwa amuzirikaho amuziritse ku kaguru kanje ndamubwira ati pastor ndimo ndababara ndimo ndakuvura none akaguru umwana akaguru kanje akizengurutsa ku kaguru kanje ndataka ni pastor ndimo ndababara ati ndimo ndakuvura ndataka nyita nicura cya kwihagarika ndongera ndaryamye arongera aragaruka iyo si inshuro ya kabiri arambwira ati umva sanyo Margarita ntabwo avuze Margaret ibintu byose ujye umbwira jya ubibwira Fanny karame ibintu byose ujye umbwira jya ubibwira Fanny ari uwo mupotere ndakase Fanny uhese ndatekereza Fanny mwumva Fanny n'uyu nguwo kuri boutique suriya ko ari umwana kuri nge Fanny zamubwire ba Fanny zire harabo dusengana unzahuruke ngiye nembwire Fanny ngo ibyo nkubwira ubundi se nkubwira ibiki nukuri kandi koko twarahaburanye n'ibintu ujye umbwira jya ubibwira Fanny pastor nta kintu njya nkubwira n'ukuri ndarahishe ibintu njya nkubwira nse ko ari ubwa mbere nkubonye ari ibintu njya nkubwira birarangiye ariko akunda umuntu yicura agakangukaho gakeya ubwiye si inshuro kabiri mame narara agatotsi karaza ariko mukuza ko agatotsi ka gatatu ntago nari sinziriye bihere kuko narasinziraga nkumva inyoni zirimo ziravuga hanze kuko hari umupapa duturanye wa muryango mu gikari ajya ari abana ajya kujyana ku ishuri mu modoka saa 10:10 nibwo abyuka ari kwitegura ari kwiborosa none nkabyumva ari kwiborosa nkumva arafunguye nkumva arongereye arafunze kandi ubwo ndabyumva kandi ndi kuvugana nande na Masasu arambwiye ati wambwiye ngo Fanny ntawuzi ni pastor nikiri kuyunguye wo kuri boutique nari nabandi dusengana nabandi tuziranye gutyo ati ndaje mu kwereke nta kibazo giye kubona mbona afashe ikiganza cye urumva ndumubwira ati dore Fanny none kubona Fanny mbona uyu ari kumwe nanjye aryo namungu yitwa kumembera na Vitali none Vitali we sinamubonaga numvaga uko avuga numvaga nyine ijwi rye nyine kuko anyereka ikiganza hajemo Fanny yambaye ibubu ijya kumera nka shokora ukuntu gutya kandi mu by'ukuri nuko byaje mwumva Vitali arimo araseka ntago nibuka amagambo baganiraga ariko Vitali naramwumvishije ari guseka n'uyu nawe mubona ari guseka kari akantu kari kanyuzeho nk'amasegonda nk'ane wituvaho
arangije ati Fanny wamubonye, kandi yarahagaze kuri aritari. Fanny wamubonye? Ntinamubonye. Ibintu ujye umbwira umushaka ubimubwire. Ubwo ndakandicura, ndebye kuri telefone mbona ni 11:40. Gase kose ko inzozi nazo bavuga kwako n'umuntu arota amafaranga yafite iruhande yakwegura umusega akayabura. Nk'uyu mugabo abaje mu nzozi zanjye gute? None se sibyo? Ose uriya mu mama mubona kuri YouTube, ariko sinyambiha umwanya. Kuri ya mama zamubwira ngo iki? Nibuka ko mfite nomero za Fitari. Ndamuhamagara, ni vitabiti? Ni byiza. Umeze ute? Ati nisa niwamenye niwe. Nariko se wowe igihe cyose ntago ujye umenya ati nisanyo. Ngo ngo sanyo, ngo makuru turasuhuzanya. Sawa. Ndamubwira nti shafi tuzi ikintu ushaka. Ko ntacyo nzi rero, bakunda bavuga. Nabagani rero ugiye kukimenya ndashaka, nabona gute shaka wamuza na Pastor Fanny. Nukuri nawe yambere ifura, haba ibyo kurondogoza, uramushakira iki, ibyango bigende gute. Ngo ntacyo. Ngo mukanya twaye turi kumwe, ejo uzanyibutse nka 7:00. Ndamwibutsa. Arambwira ati cyo uziko dore ubu ngubu turi kumwe turi kuva Kanyarira gusenga, turi kumwe mu modoka, kanze mukubarize ndahita nguhamaga. Nurahita umpamagara ati nukuri ma nayifate byari nk'intu biraho gusa. Nukuri kandi ubwo nibwo yahise ampamagara arambwira ngo muzabonana kuwa 4. Ni kuwa 4 umusibejo. Ati buracya njya gusenga kwa 3, aziko tujya amateraniro kwa 3. Ndasenga uko sanzwe senga, ndataha kanira nyine na papa wanjye tuyishimira, biziko nabikubwiyeho, mubwira ikibazo mfite, nyine turaganira. Arambwira ati nzi kusenga Imana ice izindi nzira ubona amafaranga yo kugura umuti. Ati njyewe ntayo mfite, ariko iyo twiriha imbere yiyeranje ishaka uburyo uyu munsi habejo bitanarenze byanzamirenge, ariko ice inzira. Mami nuko byagenze, giye kubona mbona vitararanyehamagariye ati arambura icyo ako kanya uwo munsi kuwa 4. Ndamuhamagara ambwira ati ntiwafashe telefone, ariko urabona ko aho ngaho mu rugo iwawe ntahazi, ugume hafi ya telefone kugira ngo uze kunyobora. None nge ntago nari nzi yuko ko muri buzane kamera. Nukuri nabyo nari nzi yuko nyine uribuze nyine mu rugo kareba umuntu ugushaka mukaganira na Vitari. Ati sanyu nguyu n'uyu wari wambwiye kwa gushaka gutyo. Natunguye ko nagiye kubona mbonuje mu modoka ufite kamera, mbona biranesheje. Mami nuko byagenze. Ya mbere ko Evo davuga twashimye Imana, kandi ndashima Imana kubw'abantu mwagerageje gukurikira kino kiganiro twakoze bwa mbere, yaba inshuti zanjye aho muherereye hose, mukaba mwarafashije sanyu kubona umuti. Kwicyo gihe urumva mwarimu wo ku rusengero wabo yaramusengeye, hari abamufashije abona umuti, hari abamufashije abona kwishyura icumbi. Ariko nawe ndavuga ngo buriya niba adafite ukuguru, jya uhora wumva ko umuntu wahora umubera ukuguru, wamubera ukuguru. Gukora ntago bigira igihe cyo kurangira, ahubwo umuntu agomba gukora kandi agashima. Urabona uyu muntu nubwo yaba adafite ntiwabimenya. Maze igihe mbwira abantu ntuzakangwe no guhura n'umuntu yambaye neza, asa neza, ko ashobora kuba yambaye neza afite ibibazo yanatiye, banamusohoye agapfa seka nka kwa twavugaga, kandi ashora baba baramukata ukuguru ariko ari muri burage. Rero
byukuri wa mugani babati yarya kakinyweraho kumbe nakaguru kawe murakoze nuko ndabashimiye mu izina rya Yesu mbikuye ku mutima numvaga ari nk'uko ngomba kuvuga kandi nawe ushobora kumubonye nonaha hari byinshi araseka ariko asekera ku ari kumbagaza higira atariko Elizabeth zirije wenda hari akantu gato nashaka kumubaza urumva haraho warumubajije ngo cyangwa se yaratubwiye nyine yarakeneye umutaka ajya kubwira mwarimu akamusengera Imana ishimwe ko wenda yabashije kuza kuwubona ese nge nagize ikibazo urumva akaguru baragakase kubera diabete ariko se kugeza uyu munsi bihagaze bite uracyari nayo ingaruka ikigufite uyu munsi niziye ejo bundi nagiyeyo muri prive ugiye muri controle ego nijyanye ngenda muri prive kwipimisha barapima basanga iri kugenda igabanyuka ariko bakambwira ati ngo nkomeze imiti mfite amahirwe 100 kuri ndi kushobora kugenda burundu ariko ni nkomeze imiti yego kandi imiti yayo nayo nibyo bica intege ibiri ku giciro ibihenze no wenda yonza kuba wenda naranabikurikiranye wenda na kera na mbere hose nkibimenya kuko bari barankuye ku nshinge barampaye ibinini bambwira ati ibinini nibyo uzajya ugura wikurikirana ugira kamashini gapima oya ntabwo ubwo niyo mpamvu yagiye kwipimisha ntabwo nkagira kamashini ako nasanze nako kayenze nayizi ko umuntu akabona no kuri mituweli ntabwo bijya bikora ntabwo mituweli gatanga narakabajije uwo muganga aravuga ati karahenze pe ariko wenda abadukurikiye ushobora kukamufasha ukagura kuko iyo afite akamashini bituma abasha kwikontorora akamenya umunsi igipimo yaramukanye nibyo ashobora kugabanya kurya kuko nanjye byambayeho ndabizi yarakize burundu ubona ko imbere yawe ko natajya uzana akanyama we ngiye kwiteraho akanyama byageze neza urumva rero iyo ugafite bituma harawugira nanjye nabonye maze gukira nanjye nagatanga tutaramenya buriya abantu badukurikiye twakoze ikiganiro cy'ubuhamya turi guseka kandi mwumvishe ko turi guseka nawe uri kucyumva ndakeye kuri guseka ariko nanone dusanga banagana no ku musozo nkunda kubwira abantu iyo ugiriye umuntu kumutwenza cyangwa se ukamusetsa byubaka byinshi yaba wowe nawe ubwe ibyo kuvanga imiti irahenze dufite abantu ku isezerano TV dufite abantu kuri Pastor Fanny dufite abantu n'ahandi no ku mugezi uzazi nyeka umuntu udukurikiye ni nacyo Yesu adushishikariza hamwe azatubwira ngo nari ndwaye muransura ngibi nyine dore nguyu Yesu yabagezeho nicyo njya ngo ndakubwira yes kandi byabaye kuri sanyu nta gitangaza kirimo sinaze ndi kukubwira ngo dushimana amashimwe muri tuwarete nuko ndizi nyine cyane rwose ndarizi ngewe nagiye muri tuwarete ya nuza hano Legacy mbonye igitangaza bwa mbere mu buzima bwanjye kivuga yemaze imyaka 14 najya kwihagarika nkuko abandi bihagarika mbona birakunze nyine bankora operation nkuko kwawe mfukamamo ndavuga mana nubwo ari muri tuwarete ibyo wavuze ngo numvaga ikintu cyose nibwo bwa mbere nibonye igitangaza ese roba bakubajyana Legacy 15 bambagiye kwa nyiri mwari hanyuma uza hano kwivurizamo hano ejo bundi 2018 bino bitaro babyubaka ejo bundi yo buriya sonde wayivugaga do uyumvira mu mutwe wowe ni Mr. nge nayimaranye amezi 9 arebye rimwe iba hano mu ruhago nka wa musore ujya ntuza muri gare mu mujyi ukigendana hano baramonye uhora yatangiye kumbwira ngo reka nzamure bitabwira nirekera uretse nta kibazo ni sinyeneye kunyereka afite ukuntu aza akazamura agapira ngo reka nkwereke bitabwira noya winyereka narabonye bumva narabonye hanyuma ikiganiro cyacu nyine byarangiye kibaye ubuhamya reka tugisoze gutya
reka umuntu yamubwira agatanga contact hari umuntu ushobora gukanda 182 ntago abantu bose akanyenyeri kapfuye miliyoni zose na za order limit zose zirakora 078 amazero 2 kabiri 9 kabiri 9 5 6 2 078 amazero 2 bari kuyihamagara se oya niko nangiye gutanga niyo kuri WhatsApp 078 amazero 2 kabiri 9 5 6 2 amazina ni Sanyu Margarita mu Kinyarwanda naho iyo kuri WhatsApp yo kuri WhatsApp ni 078 23 9 17 reka dushimira abantu bose mwabanye natwe mu kiganiro cyacu kandi ni ukuri Imana ibamugisha usibye wenda no ku by'umwuka no ku mubiri urumva muduhaye Sanyu duhaye umunezero pe nuko ari wanyagari waje ko nishimye dusoza Pastor Fanny yabaje ngo story ngo yabakinyweraho n'umugabo wagiye mu modoka byamucanze umugore amuhamagaye ari muri bisi nyina byanze burundu ageze araturika niyo yarasinze niyo yaragize gutaba ati mukinyweraho ngaho ubwo rero byari byanze nyine naho byavuye story iramamara reka dusengere abari badukurikiye Data mu izina rya Yesu Kristo turagushimye dushimiye kubw'igitangazo wakoreye Sanyu akaba yariyakiriye kandi dushimiye abantu bose barambuye ikiganza bagafasha Sanyu ndetse n'abagibitekerezaho n'abazabikora bahabwa umugisha kandi uzabiba kuri we nawe azasarure umusaruro ufatika mu izina rya Yesu Kristo ijambo ry'Imana uvomera abandi nawe azavomererwa kandi ngo ikigero tugereramo abana turi cyo tuzagererwa tuzishyurwamo urakoze rero kandi buri muntu wese warudukurikiye nahabwa umugisha umurebe neza kandi umwiteho shimiye ubwasanyu ko yateye ntambwe akaza hano kandi data wera reka umusiga igikundiro n'ubwiza umurinde kandi umuhe kurama aho urupfu rwamwanze kwari kugira ngo azahagare hano hamye avuga imirimo itangaje urakoze turafashwe kandi turanezerewe tubonye ko Imana ijya yongeraho ujya wongera ibihe byo kubaho icyubahiro n'icyo mu izina rya Yesu amen. Reka nkusuhuze shuti wowe udahwema kubana natwe umunsi ku munsi komeza ugubwe neza nanjye meze neza murumva ko ijwi rimeze fresh sana ni Prince Robert umuhungu wanyu w'Imana n'abanyarwanda ndagarutse kandi ngarukanye na Sanyu uraho neza Roba bazanyigisha ikiganda arya ko uzaza ni sente ni ndete sente leta hano sente kikubuze ko sente ziriwa abanange ozirina sinzine ozirina wategera uruganda nindumanya kare ndumanyire nyabo umeze neza neza ndashima Imana ndakomeye cyane ngarutse ubwashize twe tukugana ndi kumwe na Pastor Fanny nawe urantse tari kumubuhamya gusa niba nakita igice cya kabiri tujemo na hari ukuntu watashye numva ari ibibazo numva nshaka kukubaza kandi ikiganiro cyarangiye nawe ugira ibibazo bidashira ariko ndakubonye urashaka kumbaza ibiki koko Roba turumva ushaka kumbaza donc duherukana sinakubwiye ubu se hari icyo ushaka ndenza oya none se ko ari nge uzi icyo arenza batiwe naherutse bakubaga dusiga dushaka gushyinguza akaguru rakiyoro gatayo hanyuma nyuma yaho ugarutse mu bitaro ntabwo wambwiye ukuntu wakize donc ku buryo noneho hamwe bakubagaga indodo za kane uri kuzumva zaje gukira ku buryo noneho uyu munsi utakibabara ndifuza rero ko tunaganira tunarebere hamwe ske ubundi abakunzi bacu ntabwo bishoboka ko twabona akaguru kandi bigakunda cyane ukuri numva nanabikumbuye kugenda mpagaze kongera kugenda nkanjye ukuri icyane ngiye nararwaye oya ariko reka ceceke
urwo utazongera kusiga abandi bantu bari normal bari gukora ibyo ndwaye nkako mana mbabariye umunsi umwe nanjye bikambaho ubwo rero urumva bikumbuye nukuri ndabikumbuye kugenda mpagaze udakoresheje imbago ndazihaze rega roba usikuna zibura zibabazanya hano mu kwa ziraryana ariko ntago kibabara cyane babaza imbago se noya kukuguru se ntago bikiri cyane bihanitse ariko mba mbabaramo nyine yego ntago bikaze inkovu mu imbere imbabaza inyuma nta kibazo ariko imbere mba mbabara n'ubu harahambiriye hariho bande kugira ngo hiyegeranye Imana yabigenza neza kuryo nzabona akandi kaguru bakashyiramo bakubwiye ko se bishobora kugera kwa kundi nkovu ugera none ikabaho wenda ari inkovu nyine bitakikubabaza birashoboka yego wa mu bitaro wamaze igihe kingana iki ni igihe kinini kuko turi 2022 nagiye mu bitaro mu kwezi kwa gatandatu 2021 mvamo nagiyeyo mu kwa gatandatu kuri ya mwaka ushize 2021 mvamo ku itariki 18 z'ukwa 11 kuri ya mwaka washize hafi amezi 5 akaguru baga kuko nararwaye nyine bagerageje nyine nk'abaganga ndakarugu nyine ndarwara bigeze aho bagakuraho mu kwa twitariki 9 z'ukwezi kwa 10 okay mu kwa 10 bari gutaha mu kwa 10 uko kwezi bagukuyeho ku itariki 9 muri uko kwezi kwa 10 n'uri niko nagutashyemo ase nk'inshuti zawe abantu mwabanaga papa w'umwana asheri bandi ku ruhande babyakiye gute kubona utagifite akaguru arababyakiriye nabi hari n'ababyakiriye ari n'uwabyakiriye ati ntacyo bivuze kuko nimba warabashije kubyarana n'umuntu mukundana kandi mu by'ukuri abenshi barabizi twakundanye igihe kinini turabyarana nta nubwo yigeze aza kundeba mu bitaro reka kubera iki ubwo niwe uzi impamvu naho ntuye ntahazi ubwo ni ubundi buhamya babarira ubwo ni ubundi buhamya tuzabuganira ubutaha sibyo umunsi tuje kwiganira ukimara gukira ugeze mu rugo ubuzima ubundi bumeze bute tuganire noneho ugeze mu rugo wa muntu ajya kujya kwihahira akajya kwishakishiriza icyo kunywa icyo kurya donc umwambaro uyu munsi ubuzima bumeze bute sanyo tuganirize kandi uvugiye kundondogoza cyane oya ntabwo nkurondogoza none se urumva nkubajije byadanye babihanitse okay kambi kukoreye kuko binsabye ubuzima wenda ubu ngubu ari kimana yakoze ari umusonga imana yoroheje hari ibintu bimwe uko biri byangendagaho imana yabinkunkumuye kuburara kubwirirwa nibura ari ikintu cyagabanyutseho kuko hari igihe wenda sinzi nimba icyo kiganiro warakibonye ikiganiro tuyize korana na Vitali na Pastor Fanny baje kunsura narakibonye warakibonye ni naho nakumenyeye ntiwamenyeye nawe urareba wageze yute nareba se sindi umunyamakuru abanyamakuru ngomba gushyiraho ijisho ry'umunyamakuru urakandagira abantu bose baba bariho yose ubu nawe ubureye nuko abantu hari nk'ikintu cyari kingoye cyane cyo kurya burya roba inzara irababazanya n'ibyondo by'abandi inzara n'ibyondo by'abandi gusa ndashimira umuntu wishyuye inzu Imana imuha umugisha amen ufite hari nawe
aza ahetse umuceri si igitangaza cy'Imana. yego Nigiye kubwira Vital ati 25 nari ntarayibona yinjira iwanjye. ubwa mbere uribonye Ubwa mbere nayinyibonye. hakuntu ubyibushye umeze neza bati mayoneze barazihaye Niyo nkunda burya ariko ni ukuri ni umudendezo ni umutuzo umuntu aba yishyiramo ni ukuri nta bya mirenge pe rwose pe. Icyo gihe inzu bayishyuye igihe kingana iki Sanyu? uwo muntu yarayishyuye guhera turimo yayishyuye ndimo amezi 4 ahera kuri 4 yishyura ageza mu kwa 12. ubu umwaka wose inzira yishyuye muzongera kwishyura mu kwezi kwa mbere. ubudayimoni yarapfuye abazimu bashya barahiye rwose undaryama. uyu muntu tumusabiye umugisha ni ukuri Imana imuha umugisha ahari nta nomero ye ngira ngo muhamagare mbimubwire ahari Imana imuhe umugisha yarakoze kunyishyurira. nanjye musabiye umugisha ni ukuri w'amajya n'amazi Vital umusabiye umugisha kubona umuntu w'umugabo azashyize aha yikoreye nta kintu mpfana nawe ariko iyo muje ukambwira ati irukankana